Dutangiye agafilime kacu hari umugabo ufite indabo uri kwinjira rwose uje kureba sheri wiwe bamwita Fabo, ako kanya agasanga umugore we Ketia ari gusomana n'akandi gasore, ako kanya kahita akambika nk'ininja rwose akigira nk'aho bamushimusa ari agatego. Ako kanya umugabo akahita yinjira, Fabo yikanga ati sheri wanjye muri kumukora ibiki? Ati nuko umugore agahita avuga ati banshimusa uyu mugabo ntabwo muzi. Nuko uwo musore akahita avuga ati gira vuba vuba umpereze ibyo ufite byose kandi ugire vuba vuba cyangwa uyu mugore wawe mwice. Nuko akahita amubwira ati mpereze ikofi byose umpereze, akahita amuhereza ikofi yari afite. Komeza ukurikira agafilime kacu uraza kwigiramo byinshi ndetse uraza gusobanukirwa ese biraza kugenda gute. Komeza ukurikira agafilime kacu mpaka ugasoje, ukore subscribe dukomeze tubane. Nuko ako kanya akahita abwira Fabo ati gira vuba vuba n'ibyo bintu byose ubishyiraho ngaho nabyo ubimpereze kandi rwose ugire vuba vuba. Nuko ako kanya akavuga ati n'umugore we ndamujyana ntabwo musiga. Akahita amwita ibyo bintu uzi ko ubisigiye nde byose nabyo bizane. Nuko Fabo akabibahereza, ese biraza kugenda gute? Fabo akavuga ati rwose ese umugore wanjye umujyanye he? Mbabarira rwose ntumujyane, mfasha rwose. Nuko Fabo agasigara ngaho asenga Imana, avuga ati Imana yanjye ibi ni ibiki bimbayeho ku munsi wanjye wa save the date, umunsi rwose nyendaga guporopozaho umusheri wanjye, ese biraza kugenda gute Mana yanjye? Nuko ako kanya abo ngabo babigize nk'aho babishimusa, akavuga ati ndekura se nyine, urabona ukuntu wamfashe nk'andi mfungwa, gira vuba vuba uzanga nkwereke. Urabona ukuntu ututse umugabo wanjye uzi ko ari uwisezerana. Ariko Ketia akomeza kubwira uwo musore bamwita Elias akamubwira ati ariko urabizi ntacyo ntakora kugira ngo njye nkurinde nubwo uriya afite amafaranga njye ntayo mfite. Nuko rwose Ketia akavuga ati wa gasore we rwose yegura agasheri kanjye keza ariko ntago dushobora kubana rwose nta mafaranga ufite, ugomba kujya guhiga amafaranga cyangwa se nkajya nkubwira nyine ukaza ukanyemura ibibazo nk'ibisanzwe mu gihe sheri wanjye adahari. Ariko rwose Ketia akomeza kubwira Elias. Nuko ako kanya haba hari umukobwa ndetse ubona ko ari umukozi wo mu rugo muri urwo rugo, akahita avuga ati uriya si mabuja mbonye ari kumwe na kariya gasore, biriya ni ibiki ndi kubona? Nuko ako kanya rwose Elias akomeza kuganira na Ketia amubwira ati none se shiri wawe ubundi aragenda ryari twisubire mu tuntu twacu? Nuko ako kanya Ketia akamubwira ati oya urabona ubu byapfuye, ahubwo ukuntu bimeze njye nawe turi kumwe, ntugire ikibazo cy'ibyo turi bukore cyangwa se cy'ibindi, njye nawe turi kumwe. Nuko ntuze Elias akavuga ati ariko turi kumwe shiri, ugira ikibazo akamukurura rwose ukabona ko rwose avuga ati njyewe nushaka umbwira ati njyewe kariya kagabo nabonye nta mbaraga afite tukibanira. Nuko Ketia akamubwira ati ariko urabizi wowe nta mafaranga ugira kandi urabizi rwose ntabwo njye nabana umuntu udafite amafaranga, ibyo bintu bireke rwose. Elias ibyo bintu bireke, genda ushaka amafaranga tuzakomeze tubane. Nuko Elias akamubwira ati ariko wampa amahirwe rwose, njyewe nakwitaho ko nshoboye, nshobora kuguhereza buri kimwe rwose kandi uri umukobwa mwiza, nakemera ngahiga ariko nkakubona. Ako kanya rwose wa mukobwa w'umukozi uri muri urwo rugo ahita avuga ati ngiye kubibwira boss, we akahita agenda. Nuko tugakomeza kwa Elias ndetse na Ketia barimo baraganira bavuga ati none se njye nawe urabona dufitanye iyihe projet yo gukomeza gutya tu? Ketia akamubwira ati urabizi ngiye kubaho nta mafaranga byangora rwose, wowe cyiza uzabanza uyashake nta ribi uze tubane. Nuko rwose Elias akavuga ati ariko ibyo rwose njyewe na amafaranga si uko yabuze, njye nayahiga nkanayabona. Nuko Ketia akamubwira ati ariko rwose urasetsa cyane, ndeke umugabo ufite amafaranga nk'aya ngaya bo wubatse inzu nk'iyi. Ako kanya Fabrice boss wo mu rugo aba yataye umutwe rwose, wa mukobwa akahita aza akamubwira ati ese byagenze bite boss? Nuko ako kanya
Fabrice agahita amutekereza akamubwira ati haje umusore atwara umugore wanjye, anyaka amafaranga yose, anyaka buri kintu cyose nari mvuye guhahira umugore, ese ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki bimbayeho? Nuko ako kanya wa mukobwa agahita amubwira ati bosi humura, njye ndababonye aho hirya, ndabonye rwose bari kuganira, sinzi rwose kandi mbonye bose bahuje urugwiro. Ako kanya bahita batugara kuri rwa ruhande rw'ukuntu rwose Elias akomeza gufata Ketia, amubwira ati rwose uri umukobwa mwiza ariko nanjye nakwitaho ko nshoboye. Nuko ako kanya Elias agahita avanamo ikofi yari yibye Fabrice, bosi cyangwa se sheri wa Ketia. Nuko bagahita tuga ku rundi ruhande rwa wa mukozi ari kuganira na Fabrice, amubwira ati ariko njye rwose nabiboneye, barimo baraganira, bahuje urugwiro, barafatanye, bakundanye, njye ibyo ndi kubibona rwose, bari kuguca inyuma, bari hariya hanze nye nababonye. Ako kanya rwose Fabrice aba bamaze guta umutwe kuba bameze nk'aho bamutunze imbunda, bamwatse buri kimwe, ndetse n'ibyo yari yiteze atabibonye. Akomeza abwira umukozi amubwira ati ibyo uri kumbwira ntabwo mbyumva, njye ibyo nabyibone n'amaso yanjye, bampagaze impande bantunga imbunda, ibi ni ibintu niboneye. Ako kanya rwose Elias asubiza ikofi Ketia. Aho kanya Elias aba agiye kugenda, noneho Ketia akahita amusoma ku itama akavuga ati rero njye kanyobya uburari, ngende muvuge ko andekuye, musubize ikofi ye, wowe ibyo ntari bubijyane, bidasa nkaho rwose wari wamfashe ku ngufu. Nuko ako kanya akahita amusiga ati ntuzongere n'undi munsi. Ese ibintu biraza gucura iki? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa ese biraza kugenda gute, ese ibi bintu biraza kugana hehe. Ako kanya rwose umukozi we aba ahangayikishijwe cyane n'ukuntu bosi we ahangayitse, kandi umuntu ahangayikiye atamwitayeho ndetse ari kumukina imitwe. Ese biraza kugenda gute? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Waba uri umumama cyangwa se umugabo cyangwa se umusore cyangwa se umukobwa, uraza kwigiramo ibintu byinshi. Icyambere ni ukurikira agafilime kacu mpaka karangiye. Ako kanya Ketia ahita yinjira afite ikofi. Ako kanya Fabrice aravuga ati utambwira ngo arakurekuye, ese bigenze gute kujya kurekura? Ako kanya Ketia yahise amubwira ati duhuye n'abandi basore hariya hirya baramutesha rwose, ni ukuri yaranyishe. Ako kanya Fabrice ati uje uri muzima? Ako kanya Fabrice ahita atangira kubyibazaho, gusa ntiyabitindaho cyane. Gusa Ketia akomeza kumubwira ati rwose shiri, akiri ikofi yawe nshatse uburyo rwose nsakuza barayimpereza, ariko ibindi byo arabijyanye. Nuko ahise amubwira ati nta kibazo rwose, niba byibuze ikofi igarutse harimo n'ibyangombwa, irimo amaperime, irimo ibintu byose, ariko ubwo igarutse byo nta kibazo, wenda n'ibindi tuzongera dupanga undi munsi, ariko umunsi wanjye urapfuye. Nuko Ketia akomeza kubwira sheri wiwe Fabrice, amubwira ati ibintu bitubayeho rwose ntabwo njye nabikunze, ariko akomeza kubwira umusheri wiwe Fabrice akamubwira ati nawe ndorera, ese ubundi ibi bintu ni ibiki? Ibintu bitubayeho ni ibiki? Ariko noneho Fabrice atangira kwibuka ya gahunda umukozi yari amaze kumubwira ati ese ubundi uriya muntu ko mbonye ubundi yinjiye ate, yagufasha ate? Ako kanya Ketia atangira kumurusha umujinya, avuga ati ariko ni gute utumva ibintu njye nari ndi kukubwira? Ako kanya akahita yivumbura akagenda. Ako kanya Fabrice akahita avuga ati ariko ibi ni ibiki mpuye nabyo kweri? Ariko umaze kubona yuko uyu mukobwa yari arimo arankina imitwe, yari arimo rwose aranjugarika, nuko bigenze bahita batandukana. Dukomeze tubane.